communiquer sur sa mort ne sera pas une faiblesse ni un aveu d'échec, moins encore un acte de découragement. Non, je sais qu'il va communiquer. Et si ce n'est pas vrai, les événements vont se parler d'eux-mêmes, si ce n'est pas vrai. Mais si absolument il est mort, je ne crois pas que ça va tarder aujourd'hui, vers soir, de communiquer sur ça, parce que ça pourra être un acte du gouvernement congolais qui pourrait brouiller tout le processus de Doha, tout comme de Washington. Et donc, si c'est vraiment vrai, ça va prédire les événements à venir dans cette crise. Ça, je voulais dire avec sincérité. biramutse byabaye koko yaba atari uguca intege abandi cyangwa se ko yaba atari ubugwari kandi ko atari byo byasubiza inyuma impamvu AFC M23 irwanira, hanyuma kavuga ariko ko byakurikirwa nanone n'ibintu bikomeye ko cyaba ari ikimenyetso cy'uko hari umuntu wari umuhamagare cyaba ari igihamya cy'uko amasezerano n'agahenge atubahirizwa, cyaba ari igihamya ko inzira yaba ari Doha ni Washington zaba zirimo gukandagirwa. Niba ntamuvugiye nabi kuko hari agace gatoya ntumvisemo, ariko ntekereza ko ari ibyo ngibyo yari arimo asobanura. Maisha, ntekereza ko mu Kinyarwanda Maisha, tu comprends le Kinyarwanda? Si j'ai mal interprété, tu peux venir encore. Nabyumvise byose wavuze, ikibazo ni kuvuga gusa. Okay, so alright, okay, ngayo nguko niyo nkuru iriho, niyo makuru ariho, ariko mvuge ngo bari tunasonga mbere ariko bimeze. So ibintu bagomba gusobanukirwa bakanabyumva, nuko gahunda imeze, niyo makuru ariho. Mfite byinshi nakavuze, ariko ibihe ntabwo binyemerera kuvuga nonaha, nakabaye imvuga details akantu kandi ariko byaba buriya inkuru igira agaciro bitewe n'igihe ivugiwe nabibwiwe, urumva. So gahunda nuko imeze, mureke dutegereze turebe ngo eske turaza kubona amakuru n'itangazo riraza kuba rivuga iki. Kandi ndababwira ko abantu bari ahangaha Maisha, funga amahirwe gatoya, ndabwira abantu ko ibi ngibi inkuru uko yazimeze kose turaba tuyiteguye kandi dukomeye. Ntabwo icyo nabwira abantu bakurikiye kuri social media, ikintu mugomba kumenya ni kimwe, ntabwo iyi ngiyi ari intambara y'amabuye, ntabwo ari intambara y'amagambo, it's a war. Ni intambara kandi intambara, of course, intambara itwara ubuzima, ni intambara. There is no success without sacrifice, of course. Kugira ngo abantu bagere ku ntsinzi hari n'intambara yo mugomba kumenya. So ngayo nguko reka uswakingo se narenza hanyuma space waduteguje izabasanga he? Space y'ejo ifite ahantu ihuriye n'ibi ngibi. Space y'ejo izaba kuko izaba amasaha ya 2:00 z'ijoro ku masaha y'i Kigali, kuko ntabwo naka na gato umuntu kugenda hariya agahagura umujyi yarangiza akaza kwifatira abantu uganga akavuga ko abantu baribwa, abantu bapfa, ibyo ngibyo bapfa bazira ubusa, umuntu akagenda agafata amateka y'abantu akayatoba. Turi kumwe mu bintu tudashobora kwihanganira, tutazigera twihanganira. Umuntu nukuza gushinga icyuma mu bisebe by'abantu, akaza akabafata akabacunaguza, akaza mu gahinda k'abantu, akaza akabijyamo, akaza akabitoba. Ntabwo tugomba kwihanganira, ni ukumubwira ngo sigaho. So ejo 2:00 muzabe muri ahangaha, ntabwo is media. You cannot use a media, you have no more audience. Ntabwo ufite audience kurusha yacu. No, ibi ngibi ni ukuvuga ngo sigaho birarura. Turi kumwe, ntabwo ntekereza ko aya masaha umuntu ashobora gufata umunwa akawugira LTRM akoresha amagambo nk'aya kantano ngo tubyemere, ntabwo bikunda. Tomorrow we're gonna be here, niko bimeze. Ejo nzaba mpari, niko tuzabigenza, kandi we're gonna be here, mwitegure. So ngayo nguko ndumva kubyerekeranye n'ibitero byabereye mu Rubaya. Ubwo se simbabwiye mu ncamake
ndabizi benshi muri mwe mushaka kugira ngo muvuge yego mvuge yego nibyo barashe imodoka barayirasa nuko Wiringoma yapfuye cyangwa Wiringoma ntiyapfuye oya ntabwo ngi that is not my job ntabwo ariko bimeze my people abantu bakomeje kunyandikira ntabwo nifite gahunda yo gukora space ariko tuyikoze kuko nashaka kubabwira so yes nibyo ambushi yakozwe drone zarashe imodoka izi modoka barashe harimo imodoka muri iyo convoy barashe harimo convoy yarimo colonel umuvugizi wa AFCM 23 Wiringoma but as I said I'm not here to confirm target yaba successful yarashwe cyangwa ntiyapfuye Godfather ndabizi ko ari muzima ndabizi ko yapfuye ntabwo ari nyewe ufite gutangaza ibyo bintu twumvikane neza cyane so ntekereza ko ubuyobozi bwa M23 ndatekereza uko biri kose baraza gutanga itangazo kandi itangazo riraza kuba rikonfaminga rivuye kuri source ngewe rero umuyoboke ntabwo ufite ububasha bwo kubikora ariko nkuko mwe mwabinsabye nibyo iyi ambushi yabaye ibi bitero bya drone byabaye abantu mwabonye amafoto mwarebye ukuntu byashwanyaguje abaturage uswakimu ntabwo ibintu babishyize muri details ariko ngewe nk'umuntu wabonye amafoto barashe muri centre bishe abaturage ibi bitero bya leta nkuko umuvugizi wa AFCM bivuze unani wirikanyuka nibyo ngiye amafoto ndayafite ndabikwereka barashe abaturage barashwe drone zabaza abaturage urimo kumva nubwo aya masaha inkuru iri kuvugwa ari iyi modoka yaririmo umuvugizi wa M23 yarashwe ariko ntabwo bari gukomoza ku bitero bya drone zarashe mu baturage zigashwanyaguza bibi cyane nabi cyane ngayo nguko ariko ndababwira ko nubwo byibasiye abaturage ari byo biteye agahinda umusirikare uri ku rugamba ndamubwira Usokimu umusirikare uri ku rugamba of course abategereje ibintu bibiri iyo umusirikare yambaye combat nk'uyu muntu ndi kurana kuri iyi foto iyo umusirikare yambaye uniform ari muri action ari muri eneo zirimo intambara 60% abafite amahirwe 60% cyangwa 80% yo gupfa abasigaranye 20% yuko agomba gusurvivinga so umusirikare rero wambaye uniform agafata imbunda akashyira ku itako aba afite amahitamo abiri abari bupfe cyangwa ari bukire so ntabwo rero umusirikare kugwa muri action ku rugamba mbere yuko yambara uniform agafunga arasaza inkweto ze agashyiraho mwiregeza cyangwa agashyiraho antibare ye nuko abazi ko agiye muri eneo z'umwanzi agiye niyo mpamvu bafite imbunda ntabwo uzarebe umusirikare usoza utagiye kurugamba ntabwo twari imbunda so niyo mpamvu bagenda bikwije anytime so nta kintu kiba gitangaje kirimo Wiringoma yapfuye ntiyapfuye ntabwo ari tubitangaza turaza kubitangazwa n'ababishinzwe ariko icyo matangariza nuko imodoka ni convoy yagabweho ibitero ariko ibitero byashegeshe cyangwa bibi cyane kurusha ni ibyagabwe ku baturage ku nzirakarengane zidafite intwaro inzirakarengane z'abaturage ntekereza ko ari byo umuvugizi yakoreye byutse yamagana indi tangazo ntabwo mu by'ukuri ni ibintu byo kwamagana no gukoresha izi platform ntekereza ko amafoto ari buze kujya hanze abantu barayabona ni ibintu byo kwamagana it's time kugaragaza ubwicanyi muri gukorerwa inzirakarengane z'abaturage ngayo nguko naho ibya Colonel Wiringoma ndamutse ndenze kuvuga ko harashwe izo modoka kandi imodoka kuraswa ambushi izi modoka uko zirakorwa buri munsi so barukurikira ibitero bya buri munsi bategwa ambushi nyinshi cyane birirwa basama ibisasu so iki kiriba cyafashe imodoka ntabyo nzi niba kitayifasha ari nk'ibisanzwe bihora bizihusha ntabwo nzi ariko bari muri action abana bari muri action ambushi barazihorana nazo no muri gomo bwabo hahuramo ambushi ni intambara so ntabwo ari intambara y'amagambo nk'uko mubibona ntabwo ari intambara kuri social media my friend iyi ni intambara niko bimeze so ngayo nguko reka rero mbashimire babwire ngo kuri Twitter abantu 900 babwire ngo mugende mu ruhuke muri freshinge kuri telefone zanyu abakurikira umuvugizi n'amatangazo ya M23 anyura murasa kubona itangazo rivuguruza cyangwa rivuga ku by'umuvugizi wa AFCM 23 Wiringoma nibyo ibi bitero byarashe izi modoka byatwaye ubuzima bwe cyangwa aracyari muzima
ibi ngibi muraza kubibwirwa n'abashinzwe kubitangaza babifitiye uburenganzira. Ngari nguko naho ndabamenyesha ko ibitero byatwaye abaturage benshi byarimbuye abaturage benshi bisa ubwa mbere bibaye, niyo mpamvu umuvugizi yabyutse mu gitondo byamagana si ubwa mbere bibaye aho ingabo cyangwa regime y'Kinshasa baza bagafata drone bakazerekeza mu baturage bo mu Mirembwe murabyumva, bakazerekeza mu baturage bagasukamwe ibisasu bya Donker. Ngayo nguko Osaki ndagushimiye Maisha, merci beaucoup. Nawe ndagushimiye, mabwire ngo mugire igitondo cyiza, umunsi mwiza. This is Godfather, turasubira ejo mu gitondo. Mugire umunsi mwiza.